Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu. Mbere yo gutangira rero reka manze mbashimira abantu mukomeje kwiyandikisha muri benshi. Biranyereka ko munyotewe ukuri, mushaka ukuri, kandi uko kuri koko niko kuzabatura. Subscribe niba utarabikora, yandikishe niba utarabikora, kanda like kugira ngo ubutumwa bujye bugera ku bantu benshi cyane. Nzi ko ukuri ariko kuzatubatura. Ndabashimiye rero bikuye ku mutima, kandi nzi neza ko namwe munyotewe ukuri. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak veYaakov maze anachnu cholochim lilochot hayom. Mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Uyu munsi ni iki tugiye kureba? Tugiye kureba rero imashini ihishe munsi ya Vatikani. Iyo mashini ikaba ibasha kureba ibintu byahise uko ikora. Tugiye kubiganiraho turebe noneho amabanga yose ifite, harimo nuko Kristo yabambwe, ubuzima bwa nyuma Kristo yabayemo mbere yuko abambwa. Ibyo bintu narabirebye nanjye ndabibona, mbona birantangaje cyane. Nkwereke inyandiko zingana na kilometero 50 zibitse munsi ya Vatikani, bihite bikwereka ko ibyo dukekaho ko batuhishe ni nk'agatonyanga. Nkakubwira rero ngo reka ururimi rwacu rube ukuri, ururimi rwanjye, ururimi rwawe rube ukuri. Gerageza ukunda ukuri, niyo waba mubi gute uzakunda ukuri, kuko nta mubi ukunda ukuri. Nkaba ngira nti rero ibintu ni byinshi cyane, ntaho twabivuga ngo tubirangize. Naba abandi bajya bavuga bagahakana, ndibaza ko uyu munsi wenda baratangira kuvuga bati ibintu natwe tugomba kubimenya. Nkaba nongeye kubashimira mbikuye ku mutima mbere yuko twinjirayo. Ndabashimiye abantu bakomeje kwiyandikisha, kuko binyereka ko byibuze ufite ukuri, kuko bari guto kose ukagusangiza mugenzi wawe, twese ukuri kuzatubatura. Mu kanya rwo natekereza nkavuga nti abantu bamwe bari mu kuri kugeza ahangaha, abandi barakibereye mu bibazo. Ngaho intambara z'urudaca, ngaho ibibazo by'amoko, ibibazo bidashira kugira ngo bazamenye ukuri kubagereho, noneho nabo babatuke. Ni ibintu usaba Imana uvuga, Mana nk'ubu kweri waba bariya abantu nabo bakamenya ukuri. Birababaza iyo ugenda wiga kuva mwatangira kwiyandikisha, nanjye ngenda niga nk'iyo tujya kuganira nanjye n'ibishyashya, ariko nkubwiye ko ukuri nitugukunda n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose, byanze bikunze ntabwo tuzasigaye inyuma. Ntabatindiye rero, reka twinjiremo. Nongere nkwibutse kanda like, tuzamuke. Ariko nzi ko uko tuzagenda tumenyerana, byanze bikunze tuzamenya ukuri, kandi ukuri kuzatubatura nta kabuza. Ntituzasigara inyuma ngo dukomeze turi abayobozi b'abazungu. Nzi neza ko mu minsi iza mwese muzamutangiye kumenya ukuri, mu gukunde, noneho mugire ishyaka, mushakishe ukuri amanywa n'ijoro, kandi nzi ko muzabigeraho. Mbibutse nanone rero ya Bibiliya mbabwira ngo mugomba gutangira gusoma Bibiliya. Ese mwigeze hehe? Mwatangiye gusoma? Ndagira ngo mbibutse, ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 50, 70, 80, yewe se n'ijana, wari wafata umwaka umwe utangire usoma ijambo ry'Imana. Tangira rero, ntago rirarenga. Nzi neza ko nushaka mu maso y'Imana, Imana izakwereka ko umwami wacu n'umukiza Yesu Kristo, twita Yesu Kristo, ariko izina rye nyaryo ni Yeshua Hamashiach. Twinjiremo rero turebe iyo mashini, tubiganire. Namwe mumbwire ibyo mutekereza, mwandike mumbwire ibyo mutekereza, noneho mumenye ingingo tuzatuganiraho. Mubona ko ibyo mumbwira tugenda tubiganiraho buhoro, ariko hari igihe nanjye mbona ibishyashya nkavuga nti reka bibaganirize, ubundi dusangire ukuri. Karibu rero nanone, ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Jerome Muhirwa. Reka twinjireyo turebe uko ibintu bimeze, turebe iyo mashini, noneho turebe koko kutazongera guhakana ko ibintu babitwibye. Twagiye rero, twakomeje tugiye kureba iyo mashini. Imashini ibitse amabanga y'ubuzima bwa nyuma bwa Kristo mbere yuko abambwa. Hakaba harimo n'ibambwa rye uko byagenze. Iyo mashini bivugwa ko ibibitse byose, ko iyo mashini ibasha kureba kera hahise, bipfa kuba byarabaye gusa. Reka tuze turebe ukuntu ibyo bintu bigenda. Bamwe rero bahakana ibyo batazi, ndibaza baratangira guhumuka, bave mu nzozi nk'abikanze nibamara kubona izo nyandiko zingana n'ibirometero 50 munsi ya Vatikani
ibaze nawe ibi muri izo nyandiko. Baraduhamije koko, baraduhamije. Mbere yo kwinjira nanone muri ubu bwiru, reka maze mbasabe kanda like zibe 100, zibe 200, zigere kuri 500, birashoboka. Urakoze cyane ni ukanzeho kandaho, noneho ukuri kugere ku bantu benshi bazabatuke. Twagiye rero, reka tubyinjiremo. Hano nahise ntekereza, reba bya bintu bazanye bya 2019 ngo corona, ariko iyi mashini yitwa corona. Abantu bakunda aya magambo, sinzi impamvu. Bagendana n'imvugo z'ibihe, bivuga ibihe, corona, ibintu nk'ibyo ngibyo. Numva ko bagendana n'imvugo zijya kungana, zijya no gusa ahubwo. Vatican ni umujyi wubakitse neza ku bantu bahageze cyangwa babasha kubireba, nawe wabireba, naho ngo ndi kukwereka. Ku bintu by'amaso umuntu abona ni ahantu koko hubakitse, ntibigombera ko uwo mugatolika kugira ngo wemere ko koko iboneshwa n'amaso hubakitse pe. Muri izo nyubako rero hakaba harimo ububiko bwinshi bunyuranye buhishe burimo inyandiko zibitse amabanga akomeye. Ahantu rero nta muntu wemerewe kuhagera n'umwe, nta muntu n'umwe wemerewe kuhagera. Hakaba harinzwe bikomeye n'abantu bitwaje intwaro, imbunda. Hakaniyongeraho uburyo bujimije bwo kurinda hakoreshejwe ikoranabuhanga kabuhariwe iryakataraboneka. Ibaza aho hantu harinzwe, munsi y'ubutaka hari nishwe abantu bafite imbunda, hakaba n'ikoranabuhanga rikomeye cyane ku buryo nta muntu ushobora kuhamenera. Ahantu rero nta muntu wemerewe kuhagera, kuko uhageze nyine bakoze ibyo ugiye kuhakora. Ni ibanga rikomeye kandi hubatswe nk'umutamenwa, hubakishijwe ibyuma n'amabuye. Hakaba hareshya na kilometero 50 zose munsi ya Vatican. Urabona kumwe bubaka inzu munsi bagashyiramo ibintu, aho hantu hareshya na kilometero 50. Huzuyemo inyandiko za kera zagiye zikusanwa n'idini katolika imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ngaho ibibazo ibyo bintu bakusanyije imyaka ibihumbi, nawe bireba ukuntu hangana. Dore ngaho kundi kwakora ukuntu hangana. Mu bintu rero bikomeye bihishwa ngaho hakaba harimo icyo bita coronavisor. Coronavisor ikaba ari imashini kabuhariwe ishobora kureba ahahise hose n'igihe cyose. Iyo mashini ishobora kureba ahahise, ibyo twita muri past mu cyongereza, igihe cyose. Hashize rero imyaka myinshi bivugwa ko iyo mashini ari ibihuha itabayeho, ariko ababizi bakanabihamya bavuga ko ari ukuri, kuko banze kuva ku izima ko babizi neza ko yabayeho kandi kinariho, nkuko tugiye kubireba. Kwirebera abatanga ubuhamya babyemeza, babibonye, bayikozeho, bavuga ko iyo mashini yabayeho. Ibintu rero byaje guhindura isura ubwo umupadiri w'i Vatican wayikozeho yanditse igitabo. Uwo rero akaba nta wundi, akaba ari umunyabigwi, Padiri Pellegrino Ernetti, inzobere mu bya siyanse, impuguke, yari yubashywe n'isi yose, akaba yaranafite umwihariko mu bintu bya muzika. Urumva, Ernetti yari inzobere mu bya siyanse, akaba impuguke, yubashywe n'isi yose, akaba yaranafite umwihariko muri muzika n'ibindi byinshi tugiye kureba. Reka rero turebe ukuntu umuntu yari yubashywe n'isi yose yaje kugirwa umusazi ko atazi ibyo yavugaga. Ni ukuvuga ngo umuntu arakomeye, arazwi ku isi yose, arubashywe, burakeye bamuhinduye umusazi. Reka tuvuge ukuntu byagenze. Yari umwigisha n'umushakashatsi ukomeye w'inzobere mu ndimi, kuko yavugaga indimi nyinshi cyane zitandukanye. Yari afite umwihariko ukomeye cyane mu bijyanye n'ibintu bya electronique, mu bintu bya physique, akaragira umwihariko mu bijyanye n'amadini y'inzaduka. Akanongera no kuba umwigisha w'abantu mu by'idini, iby'idini bijimije n'ibihishe byose. Kubw'amahirwe rero umupadiri Pellegrino Ernetti yaje guhura n'umupadiri w'umufaransa witwaga François Brune. Bahuriye he? Bahuriye ku mazi mu bwato i Venice, ahagana mu Butaliyani. Ni mu Butaliyani niho bahuriye. Icyo gihe nyine bagiye mu bwato, amazi atuje, nta muhengeri, ariko urugendo rwaje kuba rurerure cyane. Niko rero abagabo bombi baje guhuza urugwiro, batangira kuganira. Baje rero gusanga ubwo bumenyi n'ubuhanga navuze hejuru bwose babuhuriyeho, yaba indimi, yaba siyansi, yaba n'amateka n'ibindi byose, basanga barabihuje. Urumva ko byikoze byabaye nk'ubufindo. Ikiganiro cyabo cyahise gihindura isura, gikata ikona, noneho kijya ku bintu bya Bibiliya, nuko isobanurwa
mu zindi ndimi. So bagiye kuri Bibiliya barareba baravuga ati iyi Bibiliya turayifite ariko se ukuntu isobanurwa mu zindi ndimi nibyo buriya koko. Nibwo rero padiri uwo ngo Ernest yahagaritse mugenzi we agira ati nyamara ibyo bintu baza nta kintu na kimwe ukeneye kumenya. Ibyo kuvuga ngo Bibiliya bashyize mu zindi ndimi ntabwo ukeneye kumenya, aho ushatse wabirebesha n'amaso yawe ubwawe. Urumva ni nkuko nakubaza nkakubwira nti zino Bibiliya ukuntu bazihindura ko batazihindura neza bimeze gute. None njye mu gihe nkiri kubwira gutyo ati ahubwo uri kurota ngwino mbikwereke wowe ubyiboneye n'amaso yawe. Umupadiri François Brune wo mu Faransa ntabwo yabyitayeho agira ngo Ernest arimo gutwenza. Bimwe by'abarundi abashinga bavuga uri gutwenza, ni nka blague, ni joke. Yagize ngo ari kumubwira ibintu bya joke. Ni nkuko nakubwira ni gute wareba ibintu byahise wabireba ute? Ntibishoboka. Ariko burya ibintu by'Imana ukuntu Imana ikora ngo ntabwo yahise azuyaza, yahise abona ko ibyo ari kumubwira nyamara biri serious kandi bikomeye kandi akomeje. Nibwo rero akomeje amubwira iby'imashini y'ibanga yakozeho ihisha ahantu hakomeye cyane hibanga munsi ya Vatican. Iyo mashini rero ifasha ukoresha wese iyo mashini kureba ibintu byabayeho byose mu mateka nk'uko byabayeho neza. Iyo mashini ikaba yitwa Coronavisor. Ni Coronavisor rero nahinduye mu Kinyarwanda ni Coronavisor. Itandukanye n'izindi mashini zisanzwe zimenyerewe. Urumva ko ntago ariyo mashini gusa bafite n'izindi mashini. Urumva ni nka zimwe zitera imiyaga, sinzi ko mutangiye kubimenya. Hari ukuntu batanga umuyaga bakavuga umuyaga urajya ahantu za serwakira, biriya bintu by'imitingito byose. Ibyo ni ibintu tuvuga wenda twigengesera kuko nibo barabiteza. Abantu rero urumva ko ibintu aho babikura ntawe wahamenya. Nimba bafite ziriya mashini ziteza imiyaga, imashini ziteza imitingito, imashini hari ibindi bita guscaninga bakoresha bascaninga aribyo bakoresheje muri piramide ejo ndavuga ngo bavumba ibintu bigera muri metero 200. Izo mashini zose bakagira amasatelite. Urumva kugira imashini ireba ibyahise nabyo birashoboka ko bayifite kandi ugiye kubyibonera ko bayigize bayitunze dukurikije umutanga buhamya. Iyo rero ntabwo ifata umuntu nk'umubiri ngo imusubize inyuma mu bihe byahise. Ntabwo bo bareba umuntu ngo bagende bamwigeho bamufate uko umuntu ateye, no. Ahubwo ikoresha ikoranabuhanga na porogaramu, noneho ikerekana ibyabaye byose ugatubona kuri ekara ukamera nkaho uri kureba televiziyo. Urumva hari izindi mashini bafite abandi bakagushyiramo weho ukomeze bose bakaguscaninga zimwe bakoresha kwa muganga. Urabyumva? Ariko iyo mashini yo ntabwo birirwa bagushyiramo nk'umuntu, ikoresha ikoranabuhanga na porogaramu, none ikerekana ibyawe byose n'ibyabaye kera nk'ubireba kuri televiziyo. Ubwo rero uwo Mufaransa Brune yahise atangara cyane, ariko anibuka ko Ernest yari umuntu ubashywe cyane mu bintu by'urusengero. Ntiyabifashe nk'amakabya nkuru cyangwa inkuru isanzwe. Urumva yararebye uyu muntu ko yubashywe, abantu bose bamwemera, no mu rusengero akaba yubashywe cyane. Ibi bintu bimeze gute? Reka nze mbirebe niba byari byo. Ernest rero niko guhita avuga ko yiboneye ubwe Napoleon uri mu Faransa na Mussolini batanga imbwirwaruhame n'ibindi byabaye i Roma byinshi cyane byabaye kera. Urumva ibyo byose yarabyiboneye. Nibwo rero Brune yahise amubaza niba iyo mashini ishobora kuba yanasobanura ibintu bya Bibiliya. Aho niho byahise bishyuha rero. Yahise amubaza ese aya matsiko ya Bibiliya iyo mashini yabyerekana? Aramubwira birashoboka cyane, ahubwo ngewe naniboneye iminsi ya nyuma ya Kristo n'ibambwa rye, niboneye itangwa ry'amategeko 10, mbona gusangira kwa nyuma, mbona uko Sodoma na Gomora yasenywe. Arabishimangira neza, ashimangira inkuru zose zo muri Bibiliya ko zabayeho ari ukuri, ko iyo mashini ibireba. Usibye ubumenyi rero ibikorwa n'imihigo Ernest yasheje, ibi byose yosheje byose, Brune yibajije ukuntu Ernest yaba yarubatse iyo mashini wenyine. Ernest yahise amusubiza ko atayubatse wenyine. Urumva iyo mihigo yose yesheje, ibikorwa byose yakoze, noneho ariko yaravuze ibintu wabishobora ute kubyuka wenyine? Ntibishoboka. Nibwo rero mu mwaka wa 1952 yamusobanuriye ko agikora kuri Université Gatolika y'Abagatolika i Milan mu Butaliyani. Icyo gihe yibanaga cyane mu gisigasira
no kugarura ibyahise. Urumva ko kera abantu bakundaga ibintu by'amateka kugira ngo babisigasire banabigarure. Nibwo rero yaje kumva undi mupadiri washinze iyo university witwaga Augustino Gemelli avuga ko yumvise ijwi rya se wari warapfuye. Ernest niko kumubwira ko amajwi ya kera hari ukuntu siyanse ishobora kuyagarura ikanayasobanura. Urumva? Niko rero guhamya ko amajwi n'amashusho ibyo byose byabaye ashobora kuba gihari mu buryo bw'ingufu. Ubwo rero bahise bibaza uko byakusanywa. Ni ukuvuga ngo wibuke muri fiziki batubwira ko ingufu ntizitabwa na rimwe ahubwo zirahinduka, ntago zijya zitabwa na rimwe. Iyo tubayeho amafoto ibyo dukora byose ni ingufu burya ziba zisakara hose. Nibwo baje kwiga rero ukuntu izo ngufu bazikusanya, turebe ko baje kubigenza. Ubu buryo rero bwo gukusanya amajwi n'amashusho bubaho kandi burazwi neza kubaho, bwitwa EVP, basobanura nka electronic voice phenomena. Ubu buryo bakoresha electronic no kugira ngo bakusanye ayo majwi n'amashusho. Nibwo rero Ernest wari ukuriye ishami rya siyanse yahise ashyiraho amafaranga y'umurengera yo bikoraho ubushakashatsi bwimbitse, ahita akoranya abashakashatsi 12 bose. We nubwo avugamo 2 gusa, ariko urumva yafashe imitwe ikomeye 12 y'abantu bashakashatsi bari bakomeye icyo gihe bari bariho. Baravuga bati mureke none ibi bintu tubirebe koko, turebe ko bishoboka kubaho. Hari harimo muri abo 12 hari harimo Enrico Fermi wanditse ibitabo byinshi cyane akabona n'igihembo cya Nobel. Urumva umuntu bamwe bashatse abantu bakomeye cyane bafashe bere ibihembo bya Prix Nobel bakibitanga abantu bagishaka amasiyanse agikomeye cyane kera. Akaba yaranagizwe icyamamare no kuba ari we wakoze kuri nuclear ya mbere, imashini ya kirimbuzi. Akaba yarikoranye na Wayne wanaje kuba umuyobozi wa NASA. Urumva ko ya NASA abo bose bagiye hamwe, bose bakora ubushakashatsi ku bintu byo gukusanya amajwi n'amashusho, ukuntu nyine bashobora kubikongera bakabirema byarahise kera. Ernest niyo timu rero baje kuvumbura ko amajwi n'amashusho y'ibyahise bihoraho, biguma biri ahantu kandi igihe cyose bipfa kuba byarabayeho gusa. Nibwo rero bahise bakora ubushakashatsi babona ko ubwo buryo bashobora kubigeraho bakoresheje antenne zihambaye. Babona rero ko iyo coronavirus ishobora gukusanya izo ngufu, ikongera gukusanya ingufu zahise uyihaye amatariki ahantu byabereye, ikoresha imirasire y'ingufu z'icyo gihe yakusanyije. Urumva bagendera ku matariki, bakagendera kuri location y'ahantu byabereye, noneho ya mirasire y'ingufu igafasha gukusanya ayo majwi n'amashusho, bigahita bingera bikagaruka bakakora ku buryo bumeze nka televiziyo. Brine rero yatangajwe cyane n'iyo mashini. Wa Mufaransa abaza Ernest, iyo mashini iri he? Aramubaza yabiri he? Urumva umuntu akakubwira ngo ibintu byabayeho kera ukamubwira byose, urumva yese amubaza iyo mashini iri he? Yamusubije ko babihaye umupapa wari uri icyo gihe, wumva Vatican, Papa Pius wa 12 niwe babihaye, kuko ngo bagize ubwoba ko iyo mashini yari ikoreshwa wenda na Sekibi. Urumva mu minsi irenze nk'imyaka 30 ukuntu twafataga abapadiri n'abapapa n'abasenyeri byose twumva ko ari bikomerezwa gusa. None umva muri iyo myaka y'igihumbi na cyangwa muri za magana na, urumva noneho ukuntu abapapa bari bakomeye bubashwe. Bagize ubwoba rero baravuga ati ibintu niba bavumbura ko iyi mashini tuyifite bizatuviramo ingorane zikomeye gusa, ka tugende tuyihe umupapa. Barayimuha rero, noneho bagira ubwoba ko iyi mashini yari kwerekana amabanga y'ibihugu cyangwa ikoreshwa nk'intwaro ya kirimbuzi itarigize kubaho mu mateka ya muntu. Ni ukuvuga ngo iyo mashini ntabwo yari yarigeze ibaho mu mateka ya muntu. Urumva kuba uyitunze ntabwo byari ubuhoro. Umupapa rero yahise ategeka ngo bayisenya, kandi ngo ntihazagire uvuga n'ibyayo ko yanabayeho. Urumva Papa Pius wa 12 bamaze kwimuha ngo yarayirebye ngaravuga ati ngo ni muyisenye, ngariko ntihazagire uzavuga ko yabayeho ngavuga n'ibyayo. Urumva ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Brine rero Umufaransa yakomeje guhatera Ernest, ndashaka gihamya, ngiye ntabwo mbyemeye ko iyo mashini yabayeho, ndashaka gihamya, sinumva amagambo gusa. Ernest aramubaza, sha nshuti yanjye sha wacishe make ko mfite gihamya. Bya bindi nyine ubwira umuntu agapinga akavuga ati no ibyo ntabwo biri byo, ntabwo ari byo, no cisha make. Yesa amubwira sha wacishe make sha ko mfite gihamya.
noneho yakoze iki rero? Ernest yahise amuha ibirori byose bikomeye byakozwe n'uwita Quintus Ennius, byabaye muri 169 mbere ya Kristo. Urumva ibintu byabayeho mu 169 mbere ya Kristo, kandi bikaba bikeneraho na magingo aya bakoresha iyo mashini kugira ngo babigarure. Wabireba Quintus Ennius, ibyo bintu byabayeho mu 169 mbere, apana nyuma ya Kristo, mbere ya Kristo. Ibyo rero bikaba byarakomeje kugirwa ubwiru bukomeye cyane. Byaje kumenyekana gute ko iyo mashini hari rero? Byagizwe ubwiru bukomeye cyane kugeza mu 1972, ejo bundi kabisa. Nta myaka ingahe ishizira, ndumva ni imyaka 50. Noneho ikinyamakuru gikomeye cyo mu Butaliyani cyitwa La Domenica del Corriere cyandika inkuru igira iti imashini ifotora hahise yavumbuwe. Imashini ifotora ahahise yavumbuwe. Aho ni 1972 ngo no kuvuga 28 kugera 25 53 ishize yose. La Domenica del Corriere batandika ko imashini ifotora hahise yavumbuwe. Urumva ni nka byandi bya Wikileaks kugira ngo ujye mu binyamakuru. Urumva ibi bintu kugira ngo bijye mu itangazamakuru byavuye he, byagenze gute? Utubyibaza byahageze gute? Abantu benshi rero bakaba barakomeje kuvuga ko iyo mashini itigeze isenywa bibaho, ko ahubwo yakomeje gukoreshwa mu ibanga rikomeye mu buryo bwo guhindura ibintu biba ku isi. Nibwo rero nyuma gato amafoto menshi yatangiye kujya hanze arasakara cyane. Noneho ngo haza kuza ifoto ya Kristo ari ku musaraba, haza n'indi yerekana Kristo avugana n'intumwa ze bagenda. Ayo mafoto yose akaba yarateye amayobera akomeye cyane. Urumva bimaze kwandika mu kinyamakuru ko iyo mashini iriho yabayeho, Ernest nawe yahise ashyira hanze ya mafoto yihuta cyane. Byandi abantu ujya kubona ko bashize amafoto hanze bihuta. Urumva ko Ernest yahise ashyira amafoto hanze yerekana Kristo ari ku musaraba, yerekana Kristo avugana n'intumwa ze mbere yuko abambwa, yerekana n'amafoto yose yatenga amayobera akomeye cyane. Mu 2002 rero nibwo Bruni nawe yaje gusohora ikindi gitabo. Urumva ba mu Faransa bahuriye he? Bahuriye ku bwato bagiye Venice mu Butaliyani. Nawe yahise yandika igitabo muri 2002 kivuga ku mabanga ya Vatikani, anavugamo Ernest, anagaruka kuri iyo mashini Chronovisor. Urumva ni kuvuga nanjye ibi bintu ngomba kubyandikaho tu. Ernest rero we yaje gupfa muri 1994, mu 1994 bihura na bya jenoside mu Rwanda. 1994 nibwo nahise mbyibazaho ndavuga ni ibintu bihura gute, iyi myaka ihura gute? Kugeza ashize mu mwuka yakomeje kuvuga ko iyo mashini yabayeho. Bruni nawe yaje gupfa muri 2019, nawe akaba yarakomeje kwemeza iby'iyo mashini. Byakomeje guhakanwa, babihakana bivuye inyuma abantu bari babikuriye. Ariko mu 1994 uretse wumve nyine ubwo Ernest yashiraho mu mwuka ngaryamye ku buriri bumwe aburire bapfiraho, ngabavandimwe be bakure, abavandimwe bakure ba Ernest, atari umugore we, atari umwana we, atari kinga, abavandimwe be bakure bemeza ko ngo ubwo ari ku buriri arimo arashira mu mwuka yababwiye ko ibyo yemeraga mbere ngo byari ukwikinira, ngo ntabwo yari abikomeje, ngo byari bihimbano, ngo nuko yageraho ngo abone abantu bamukurikira. Ibyo byose ngo yarikiniraga, ngo byari bihimbano. Abivuze ryari? Ngo ari ku buriri ari gushira mu mwuka, mbese yageze ku munota wanyuma atangiye gupfa, ngo nibwo yabwiye abavandimwe bakure. Ntago bavuga ba hafi, bavuga bakure, ngo ko byari bihimbano, ngo niko yasize abwiye abo bantu mbere yo gushira mu mwuka. Hano hantu hansekeje cyane mpita mbona. Urumva Bruni, wibuka ko Bruni we yarakiriho, we yapfuye muri 2019, undi afite 94. Noneho kubera ko Bruni we yarariho, ibyo binyoma yakomeje kubibeshyuza, yemeza ko iyo mashini yariho, ko niba mu gupfa kwa Ernest yaba yarabihakanye, niba byarabayeho
byaba byaragizwemo uruhare n'ubuyobozi gatolika bwabimutegetse bukamutegeka gusiga avuze ko byari bihimbano. Mbega isi dutuyemo, urabona bya bintu bakubwira ngo emera uvuge ibintu bitandukanye n'ibyo wemera. Urumva ko nawe birumvikana nyine. Bararebye baravuga bati uyu muntu ari gushiramo umwuka yasize abishyize hanze ibintu kandi ni ukuri. Reba ibya Kristo, reba ibintu byose yagiye ashyira hanze, amafoto n'ibyo byose abantu bose batangiye kubyemera. Turabigenza gute? Reka tumufatirane rero, arimo gushiramo umwuka tumubwire abibeshyuze, noneho nashiramo umwuka bizavuga yabibeshyuje. Ibintu byansishije cyane. Ikinyoma ariko burya ntabwo kijya kihishira, kuko Imana dusenga Yesu Kristo n'umwami wacu irakomeye cyane. Mu 1988 mbere gato yuko na Ernest atabaruka, Vatikani yari yarasohoye itegeko rivuga ko umuntu wese uzafatwa akoresha imashini imeze nka coronavirus azahura n'akaga gakomeye. Urumva nimba iyo mashini itarabayeho yari baringa, kuki batoye iryo tegeko ry'uko umuntu wese uzafatwa afite imashini itari coronavirus ahubwo ijya gusa na coronavirus azahura n'akaga gakomeye. Nibwo rero abantu benshi bahise bibaza bati niba se koko coronavirus yari ikinyoma, gute ubutegetsi bukomeye nka Vatikani buterwa impungenge n'imashini y'abaringa niba itarabayeho? Nawe urumva ariko uhita wibaza kuki abantu batewe impagarara n'imashini y'abaringa niba itarabayeho. Urumva ahubwo baravugaga bati ni nk'uko wewe wahita usobanuka uvuga iyi mashini tuzi ko ahubwo abantu katubashyireho itegeko hatazagira abandi bakora imashini nk'iyo. Urumva ni kuri ya bombe nucleaire irakwira mu bihugu byose, abantu bagenda bayigana kugeza ibihugu byose bitangiye kuyigira. Bati abantu reka dushyireho itegeko. Urumva burya Satani akora ibintu azi ko yishe ariko akishyira ku karubanda. Urumva byari byararangiye, barashyizemo abantu yuko bagomba kwihakana bivuye inyuma, ariko mu 1988 bazana no itegeko bwabo bavuga ko nta muntu uzongera kugira imashini imeze nka coronavirus. Urumva bahise bivamo nyine. Abantu rero benshi uyu munsi bakaba bimeze badashidikanya ko iyo mashini ari ukuri yabayeho, ahubwo bakanemeza ko yavuguruwe inakoresheje ikoranabuhanga rikomeye cyane rihambaye cyane, ikaba ikoreshwa rwihishwa mu guteza ibibazo hirya no hino ku isi. Ikaba rero ari imashini y'akataraboneka ishobora kureba ibyabaye byose kuva kera, ipfa kuba ifite amatariki n'aho ibintu byabereye, irabikurura byose ikabizana iyo mashini. Kandi wibuka ko bafite za satellite, bafite imashini bita viewing machines, bafite mbese imashini zikomeye zireba ibintu byabaye. Urumva kuvuga rero ngo barebe ibya kera ntago ari ibintu bishya. Urumva bakoresha izo ngufu, bakoresha antenne, bakoresha n'ubundi bushakashatsi na tekinoloji ikomeye cyane ihambaye, bagakurura ibyahise byabaye, bapfa kuba bafite aho hantu n'amatariki byabaye. Urumva ko abantu barabafite niba udashaka kuri simbizi. Urumva rero izo viewing nta Rwanda bihakana. Ejo bundi hashize nk'ukwezi bavuga ko bavumbuye inkike zingana n'ibirometero 2000 kujya mu kuzimu munsi y'amapiramide. Sinzi niba ibyo narabibonye, niba babasha kugera ipfiyo ngiyo. Rero urumva ko nizo zindi zo mashini zose za coronavirus nta kabuza bazibitseho barazifite. Erega nta cyakorewe atabona kitazajya hagaragara. Barabikora nyine bihishe, ariko urumva ko bafite ibintu byinshi cyane. Ibaze kuba bari bazi inkuru ya Yesu Kristo, inkuru yose abanyarwanda n'isi yose muri rusange bakaba bibereye mu iyozabwonko byo gusenga ibishushanyo. Ibintu birambabaza cyane mbitekereje. Urumva abandi bareba ahahise bafite iyo nkuru mamo y'ukuri uko Kristo yasaga. Bimwe mu byambo mbabwira ayo mashusho wenda nkweretse, urabona ko wenda ajya gusa n'umwirabura, none bakajya kumenya nk'umuzungu. Urumva wenda bafata ico gihe kubera ko wenda ntekereza ko ba Ernest na ba Brin nabo bari bagiye ko abazungu nyine bakomera bagategeka wenda. Urumva ko wenda aribwo bana bifashe babihindura umuzungu. Urumva ko byanze bikunze bo bararebye nyine bakora ibintu bimeze nka simulation, bareba uko ibintu byari bimeze, ariko ntibashyira ukuri hanze. Nuvuga ngo kuri nyakuri ntabwo tukuzi. Urebye ibyo bitabo byose, iyo mirundo, ayo ma etagere uko angana ibirometero 50, handitseho imyaka bagiye babyandika. Ngatekereza buri gifaride kimwe kirimo nk'ukuri kungana gute. Abantu baranditse baravuga bati ejo bundi reba nk'ibibitse hari Vatikani uko bingana ibyo birometero 50 muri Amerika za Canada ahantu hose niyo uko bingana.
harya ni bangahe mu Rwanda ubu ngubu muri 2025 bagisenga ibishushanyo? Wabambwira uko bangana? 50%, 70%, 80%? Ni bangahe basenga ibishushanyo? Ibi birabaza cyane bikanatera agahinda cyane iyo ubonye abantu bagisenga ibishushanyo, abandi bari gukora izo bwonko bashaka kujyana ikiremwamuntu mu irimbukiro kugira ngo bagishyiremo ibintu bya Satani. Nk'ibi bintu nk'iyi mashini urumva niba bayifite bakareba ibyo bya kera nibo nahoze nibaza atari na kera cyane abantu tuzajya dukora iki mu ijoro cyose tuzajya tureba ibya kera. Ngatekereza kuko abantu aya matekinoloji sinzi ahantu bayavana he. Benshi bavuga ko bayavana kwa Satani. Ibaze gutekereza ko ushobora gufata amajwi noneho ugafata itariki n'ahantu ibyo bintu byabereye ukabikusanya, iyo energy yose ukayikusanya, energy harvesting. Ahantu hahise hantera gutekereza ku bintu by'imipira cyangwa biriya bintu bakora nk'ikintu gikomeye ku isi cyane, abantu bakagishidukira bya hatari. Energy harvesting nari ntarumva ukuntu nanjye ikora. Ko these guys aba bantu kabisa ni gute bafata roho n'imbaraga bavoma mu bantu, ama emotion, bakayafata bakayaharvestinga, bakayahiga bakayavana mu bantu, bakabibika kugira ngo ibyo bintu bikoreshe ibintu runaka. Coronavirus nibwo nahise mvuga nanjye ntashidikanya ko iriho. Urumva niba basha biriya bintu bakora bakica nk'umuntu ukomeye ku isi cyane, cyangwa se bakora nk'ikintu cy'ibombe gikomeye cyane ku isi, abantu bose noneho roho zose zigahita zizamuka icyarimwe, biriya bintu baba bari kuvana ingufu mu bantu. Ibintu bya coronavirus byahise binkangura binyereka ko these guys aba bantu barahambaye. Noneho mbwira izo nyandiko ziresha gutyo ibirometero 50 mu kuzimu munsi ya Vatican uko zingana, reba ibintu birimo. Ufate Bibiliya baduhaye nta nubwo ifite n'ibintu byose. Reba ibyo bintu biriya bintu byose bapanze hari bapakiye, bakaba baharinze ari umutamenwa hubakiye ibyuma n'amabuye, hakaba noneho hiyongeraho n'abantu bafite imbunda na tekinoloji ikomeye cyane nkabera abantu babona mu mafilime za Matrix cyangwa mu bintu nk'ibyo za James Bond. Ngaho mbwira ibyo bintu biriyo, mbwira ibyo bintu bafite abo ngiye bya Sweetman sheshu rumeza bya hatari. Nta kintu na kimwe ahubwo dufite. Ibintu sinzi ukuntu byanje ibintu bya coronavirus ndabireba, ariko byahise binyereka ko ahubwo naho Imana nuko kuri dufite gukeye. Ngiye rero coronavirus rero ayo mafoto amwe namwe nagiye nkwereka Kristo ari ku musaraba agenda n'intumwa, ariko ngiyewe ntago nashidikanye mvuga ko nayo bayahinduye, kuko byanze bikunze kugira ngo bakomeze bayoboye mwirabura bagomba kuyahindura kugira ngo wenda berekane uko bashaka ko asa. Ariko nzi neza nanjye nahise nemeza ko ntashidikanye ko mpamya neza ko iyo mashini yabayeho kandi bashobora kuba kinayifite. Urebye tekinoloji yabo higeze, ibintu byose bagiye bakora byanze bikunze iyo mashini irahari. Andika nawe rero tubwire, uduhe ibisobanuro, uduhe ibitekerezo byawe, tuzagenda tukomeza tuganira dushakisha. Urabona nk'ibi ntabwo nari mbizi nanjye, ndi mushya kuri byo, ariko tumenye ko byanze bikunze babasha no kureba ibyabayeho. Bivuze ngo ukuri kose kurahari kubitse. Najyaga mpora nibaza ibintu by'ukuri, uko Kristo yasaga, uko byagendaga, uko babayeho n'ibyo byose tuzabivana ariko tutari duhari. Babyibitseho rero barabizi, niyo mpamvu baba duseka iteka, abandi nabo bakaza barwanya ibyo tuba tubigisha. Ni ibintu bibabaje cyane. Ngaho nguko rero ibyo nibyo nari mbashije kubasangiza. Ubutaha tuzaganira ku zindi ngingo, tugenda tureba izo mumbwira. Noneho namwe mubisangiza abantu, ukandeho like, subscribing, wiyandikishe, noneho tujye dushakisha ibintu tuganira. Nanjye ndi mushya kuri ibi bintu, ariko nibaza ko mu minsi mike tuzatangira gufata umurongo uboneye ukomeye neza, noneho tugatangira gusangira kuri nyakuri ibyo nzi cyangwa ibindi nzagenda niga nanjye. Noneho twese duhagurukire rimwe iyo energy yacu, iyo ngufu yacu, izo ngufu zacu natwe tuzishyire hamwe nk'abantu b'ukuri. Ni ukuvuga ngo nidufata ukuri tukagushyira hamwe, natwe tuzakora ikintu gikomeye cyane kiruta iyo coronavirus yabo. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda haba tov meyode. Kandi nkambifurije isabato nshya, isabato nziza ku bantu bashya mu isabato. Namwe mutangire mwige iby'isabato. Ubutaha niyo tuzaganiraho turebe ikivuze nuko tugomba kwizihiza, tutagomba kwisiba. Nkaba ndangije mbifuriza isabato nziza. Shabbat shalom nk'uko tubivuga mu Giheburayo. Shabbat shalom, Shabbat shalom.